Ibihe byiza kuri wowe udukurikiye, uyu munsi tugiye kwiga ku kibazo cyo kuribwa mu nda umuntu ari mu mihango. Ese bifata gute, bitangira gute, ibimenyetso biba bimeze gute, ni iyihe miti umuntu yafata ari kuribwa mu nda? Tugiye gusobanurirwa na muganga Dr. Safari. Murakoze nk'uko Roza bivuze, kuribwa igihe umuntu ari mu mihango biterwa n'impamvu nyinshi. Ushobora kuribwa igihe uri mu mihango byatewe n'uko umubiri wawe wakoze imisemburo yitwa prostaglandine myinshi. Ibi ngibi byitwa dysménorrhée primaire. Nk'uko ushobora kuribwa mu mihango igihe ufite ibindi bibazo bidasanzwe. Akenshi ibibazo abakobwa bakunze guhura nabyo igihe bari mu mihango ni uko ajya mu mihango ari uko afite amamiyome, akaba afite ibibyimba muri nyababyeyi, cyangwa akaba afite utubyimba duto duto twitwa adenomiose cyangwa endometriosis. Izi endometriosis rero iyo umuntu azifite kenshi iyo agiye mu mihango aribwa mu nda, rimwe na rimwe akaba yaribwa no mu mugongo. Gusa ikindi twakongeraho ni uko umuntu ashobora kuribwa igihe ari mu mihango kubera ibibazo by'ama-infection. Ama-infection ashobora kuba mu bwoko bwinshi. Ushobora kuba ufite ama-infection ari mu miyoboro y'inkari, akaba yarimukiye mu miyoboro y'imyororokere, nk'uko ushobora kuba ufite ama-infection yavuye mu miyoboro y'imyororokere hasi akazamuka hejuru, noneho agakwirakwira muri nyababyeyi no mu miyoborantanga hose, bimwe bita PID, pelvic inflammatory disease, cyangwa syndrome inflammatoire du pelvis. Abangaba bafite ibyo bibazo byose rero bagira ikibazo cyo kuribwa igihe bari mu mihango, ku buryo rero kugira babyivure bakoresha uburyo bumwe na bumwe turaza kubona muri iyi video. Ikibazo cya mbere kiragira kiti kubabara umuntu ari mu mihango biterwa n'iki? Nk'uko nabivuze rero, kubabara umuntu ari mu mihango twavuze ko bishobora guterwa n'uko umuntu uko aremwe igihe ari mu mihango akora amaprostaglandine menshi. Amaprostaglandine rero niyo atuma ya nyababyeyi igenda ikikanda cyane, yakwikanda cyane rero kugira ya maraso asohoke ukaba uri kubabara cyane. Ibi rero bikaba byatuma uribwa. Ibya kabiri nk'uko nabivuze bishobora guterwa n'uko ufite ama-infection muri nyababyeyi, bishobora guterwa n'uko ufite amamiyome cyangwa ibibyimba muri nyababyeyi. Ibi biba ku bakobwa kenshi cyangwa abagore bamaze igihe kirekire batabyara. Nk'uko bishobora guterwa n'ibyo bita adenomiose cyangwa endometriose. Izi endometriose zishobora kuba endometriose externe cyangwa interne. Iyo bita endometriose interne ni igihe ufite utubyimba duto duto muri nyababyeyi cyangwa hafi ya nyababyeyi mu miyoborantanga, ariko ushobora kuba ufite n'utwo tubyimba hanze ya nyababyeyi, ukaba dufite ku mara, ukaba dufite n'ahandi. Ibyo babyita endometriose externe. Iyo ufite ibyo bibazo rero byose bituma igihe uri mu mihango byose uribwa mu nda cyane, ukaba waribwa mu mugongo. Ibi bikaba byaba ari ikibazo kuri wowe, ariko kikaba cyavurwa mu buryo turaza kuvuga muri iyi video. Murakoze. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti umuntu ari mu mihango ububabare buba bumeze gute, se aba yitwara gute, karagiteri ziwe? Umuntu uri mu mihango rero akenshi nk'uko bisanzwe abantu bava amaraso. Iyo ari mu mihango ushobora kuva amaraso menshi cyangwa ukava make, ariko kwa kubabara mu mihango rero hari ibikurikira. Umuntu uri kubabara mu mihango ashobora kuribwa mu nda, ashobora kuribwa umutwe, ukaribwa mu nda, ukaribwa no mu mutwe. Hari wa wundi navuze uba ufite ibyo bita endometriose externe, twa tubyimba duto duto tuba turi kumara n'ahandi. Wa wundi rero ashobora kuribwa mu nda akumva afite isesemi nyinshi, rimwe na rimwe akanahitwa. Wa wundi rero ufite isesemi nyinshi hari aho bigera uburibwe bwaba bwinshi agatangira no kuruka. Ibi rero ni ibimenyetso bishobora kuba kuri wa muntu uri kuribwa mu mihango, ariko hakiyongeraho biriya bimenyetso
buryo yatekereza ko hari indi ndwara idasanzwe yarwaye, ariko wareba neza ugasanga ari ibyo bibazo gusa byo kuribwa mu mihango afite, ku buryo wakoresha imiti isanzwe ikamufasha bikarangira. Ikibazo cya gatatu ni iyihe miti umuntu yakwifashisha igihe yagize imihango ibabaza? Umuntu uri mu mihango rero, uri kuribwa igihe ari mu mihango, akoresha imiti itandukanye, ariko imiti abantu bamenyereye cyane ni imiti nka za ibuprofene, nka diclofenac. Iyo ni imiti isanzwe rwose, gusa hari igihe ukoresha iyi miti kubera kuyimenyera, cyane cyane umuntu watangiye afite bya bindi twitwa dysmenorrhée primaire, wa wundi ugira amaprostaglandine menshi igihe ari mu mihango, wa wundi hari igihe akoresha ibuprofene kubera kuyimenyera, bikazageraho ntacyo imufasha. Iyo bigezeho ntacyo iyo ibuprofene imufasha rero, biba ngombwa ko azamuka agafata imiti iri hejuru gato. Imiti iri hejuru gato akoresha rero ni imiti bita papaverine cyangwa imiti bita spaston. Iyi miti ushobora kuyikoresha, yakwanga ugakoresha imiti iri hejuru, ariko akenshi iyo miti iba ihagije. Ibuprofene, paracetamol, diclofenac, iyo ubikoresheje akenshi uhita wumva worohewe bikarangira, cyane ko n'imihango kenshi itamara igihe kirekire iyo itatewe n'izindi mpamvu, kuko iyi miti ushobora kuyikoresha kwa kuribwa kwawe kw'imihango biterwa n'amaprostaglandine bigashira, ariko iyo kwa kuribwa kw'imihango kwawe biterwa n'amamiyome, bya bibyimba byo muri nyababyeyi, iyo biterwa na ya adenomyose, iyo biterwa na za zindi mpamvu z'ama-infection, biba bisaba ko ubanza kwivura, bakazakuvura amamiyome, bakakubaga miyome bakazikuramo, bakazakuvura ya adenomyose, bakazaguha imiti y'amahormone yo gutuma imisemburo yawe isubira ku murongo kugira twa tubyimba duto duto twavuze turangira, cyangwa bakazaguha imiti y'ama-infection kugira ya ma-infection yawe ashire, maze ibyo byo kuribwa mu mihango bihite bihagarara burundu. Ikibazo cya kane aricyo cya nyuma, ni gute umuntu yakwirinda kubabara igihe ari mu mihango? Igihe rero umuntu ari mu mihango hari uburyo bwinshi yakoresha kugira yirinde kujya ababara. Uburyo bwa mbere bwihariye ni ukugabanya kurya isukari. Tuzi ko iyo umuntu yariye isukari ituma umubiri ukora insuline nyinshi, kandi insuline tuzi ko ari umusemburo uri pro-inflammatoire, ni umusemburo utuma hakorwa insuline nyinshi. Rero kugira ubyirinde ukwiye kugabanya isukari. Gusa ikindi twavuga ngaha mu kwirinda ni ukumenya ko igihe cyose uri mu mihango wakwifashisha inanasi, warya inanasi kuko inanasi zibamo icyo bita bromeline, kandi iyo bromeline yagufasha kugabanya y'amaprostaglandine, ikanafasha nyababyeyi kutikanda cyane kugira ububabare bugabanuke. Ikindi twakongeraho ni uko warya umuneke cyangwa ukanywa icyayi cya tangawizi. Tangawizi nayo irafasha cyane, ituma bwa bubabare bugabanuka cyane. Ibi rero igihe uri mu mihango, aho kugira ufate nka ya miti twavuze za ibuprofene n'indi miti, wanabyifashisha ukarya inanasi, ukarya tangawizi, ukagabanya icyayi cy'isukari waryaga, ukarya imineke, kuko ibi ngibi biragufasha bikagabanya bwa buribwe, bikaba byanaba ngombwa ko ugabanya imiti cyangwa ureka imiti wafataga kubera bya bindi wakoreshaga. Tukaba tubashimiye rero muri iki kiganiro. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, turagusaba gukanda kuri subscribe munsi y'iyi video. Nimba ufite ikibazo, nimba ufite igitekerezo, wareba muri comment munsi y'iyi video, kandi iki kibazo cyawe turaza kugusubiza naho utaha.